Hello friends, hari akantu gato nshaka kubabwira ku bantu bakuru bakunda kugira ibibazo by'imitsi za rubagimpande, bakunda kuribwa cyane. Hari umuti bashobora gukoresha kandi woroshye. Kugendesha ibirenge, waba uri mu kazi ka buri munsi ukagendesha ibirenge, waba uri kumesa cyangwa se uri gukora utundi turimo two mu rugo ugakunda gukora utwo turimo twose ariko wambaye ibirenge. Ubushakashatsi burenga 20 bwaragaragaje ko ibyo bintu bigira umumaro, bishobora gufasha umubiri mu kuba wagabanya uburibwe, wakwivuraho ubwawo. Hari abantu benshi byafashije batashoboraga kugenda ariko bashobora kuba bagenda. Abantu bose yaba abana, abakuru, urubyiruko, bose uwo ni umuti ushobora kubafasha. Niba ufite rero umubyeyi cyangwa se undi muntu uzi ufite icyo kibazo, watangira kujya umugira inama yo kwambara ibirenge byamufasha.